Urashe zamura akaboko k'iburyo. Njyewe Manirakiza Placide maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe mu gihe Prince umbera umugore. Question. Tangira. Ikibazo uri kongera. Njyewe Manirakiza Placide maze kumva icyo amategeko abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe njyewe Manirakiza Placide maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe mu gihe Prince umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe kugihe Prince maze kwemera ko maze kumva cy'amategeko Repubulika y'u Rwanda tegeka Manirakiza Placide ambera umugabo nk'uko twabyiyemeje. Madame. Muje n'iryinyo koko uba wihuta wajyumva bari uba wihuta Nyamabo none se umutwe w'ihene twategereje uri he? Uriho Somani mumazi natuma aturashaka kuri sinwa y'abantu bamwe wasanga atari funga bwana unga gato Beretse gera inyuma wowe wa telefone. Mo hano rankomye pe. Ene osa oya sigaho. We nabivuga wikitu. Narubonye. Iyi modoka iteye ubwoba. Agakirima noneho karimo no kunihumura nibyo bintu. Bagi modoka. Utazanye ubonsa. Yindara bawuze se mwari gukora. Bari kumuha amategeko n'amabwiriza. Oya reka nabo bahige. Ngo biki? Ntabwo se bawunsa iryo 10 rya Nyamabunda ari twarira iki. Ntabwo se ninda ari kuba ari inzu. Yegora. Ako madamu biramunaniye gusubiramo.
Anyway, watwikaga. Amaje kuba content wembe. Nuko ngo yabyikoresha. Akuratwika. Agwa mugarira gwe ko nanya mu ndo tatwika. Arya nako dukoresheje na? Oya, ariko nzaze ejo. Ejo turakora. Amabondo areta ajya mu kwabuki. Ndahita. Mugiye muri hani mu nise? ejo haramenya Nimuni zaberaye. Ejo muzaba mukiri kubikurikira. Agwa abantu babanaga. Mu gitondo muzinduka sha. Urakatane n'imigeri. Ubutane no gutandukanywa n'urupfu. Arakareka. Na message. Dekare. Babaza message je. Ntabwo ibintu biba byoroshye habe na gatoya. Ariko ubukwe bugenze neza. Gahunda ikurikiyeho ni iyihe Nyamo? Tugiye kurya. Ubwo duhurireyo rero. Imitwe y'ihene yagene bidahari. Hariyo n'ifi? Ifi irahari. N'amabondo bayi. Abantu ufite impano muzikire hafi kugira ngo tuzitange. Abantu ufite impano Sense bikore neza k'umuntu. Bagare abakiriya bafata iyo foto. Reka mbasabe nibasoza ababyeyi bisaba ibyicaro bite nsaba ababyeyi ba Placide papa na mama katsera mama princesse sire mu byicaro hajye umuntu umwe reho zirantebe bari bicayeho barora bagejuru kansabe muze bamutwaze iyi mpano bayibashyikirize. Impano ngiyi hano mu batwaze rwose n'abandi bafite impano mumbwire kugira ngo tuzashyikirize abafite impano. Reka tubashyikirize. Byarangiye bana banjye kamande bekire harimo amasuka abiri nta masuka abiri n'iyi imbuto mbahaye nta kazi kamutanye ariko harimo amasuka abiri n'iyi mbuto muzaje kugira ngo harimo amasuka abiri ko ndabara wifata ngenda yijoye ngwambusha katwise mu byicaro abandi bafite impano mutambuke dutanga impano. Abantu bagiye mu ntara bashaka kugenda mutambuke dutanga impano. Abantu bafite impano mutambuke tuzitange. Mu gihe bari gutanga impano umubyeyi hari icyo ashaka kuvuga ku mpano ashaka kubaha. Niwe kandi natwe n'abantu baturutse mu majyaruguru uriya muhungu uri hano mwene da Twasezanye kuvuga umutungo mu bimuhe byose n'ibyo. Ayiwe murakoze Imana bahumukije. Oya mwitone turabaze ibintu mwakafo. Oya nta kibazo gihari. Yego n'abandi bakomeza tambuke dutanga impano mu gihe bya Afrika na ku musozo.
duhite duha Placide umwanya ariko ashaka kutubwira dukomeze tange impano abantu n'abashaka guhita bamanuka basigaye barambuza footage amashusho ngende gufata ntabwo mbona amusetiye kuko muragerageza twemo right nyinshi urama footage dutanga impano kuri zitandukanye dutanga impano tuza kubikora ndashaka kuvana kuzamo kote nisi kutabigabanya fasha nkwereke ngiri kindi masabaza mwazaji kwa njeka wajya mwibaza yose seti ndi muri kimwe sharpness iyo gusumuza muze kutarisanzaza ese ni makatu katose ku mashusho shaho ntago yanjye ni kimeze mani kimeze zose washyiramo nyine iyo ikintu cy'umweru gikubise bitarize ubwo hajya ariko turimo burya ritacu oya naka serivisi ziba ziri tacu dufashira ishusho ryaba risa nabi kajya kumuhiyana imana zo nabo rore ni kamera wa kamera impano zarangiye wewe ntabwo utanga impano yagiye kumva kujaga atanyima ani nundi bibuze oya kandi abari iki nipfundira kuri kamera ashuzuranye mwavanga kari yarakegura ariko aza gurisha kuryiwe kuri uyu munsi aze kugira icyo atubwira tubwire n'urugendo bari bagiye uko byagenze hello guys nakwegeza mikoro mwiriwe neza abantu bambereye abashyitsi ndishimye kuri uyu munsi kabisa kubona nanjye nagize nahuje abantu uzi ko nahuje abantu baheruka guhura icyenda kandi ibyo bintu murabizi muri ibyo bintu atari ibintu byiza muhe Imana icyubahiro haleluya nta muntu bitabera nuko bitinda kuza yesu nuva uri ikintu cya mbere kinejeje kera najyaga ngira ingengabitekerezo yo kuzashaka umugore w'iburengerazuba none dore ngize Imana bibayeho dore ngo turi kumwe ari muremure ni ukubera ko ndashimira ababyeyi be nshimira n'abanjye bashyigikiye muri kino gikorwa Imana ibaha umugisha abatahakora rwose ndumva gusa batatangira kugenda turabakora n'akagaruka cawu cawu barakoze cyane ubwo reka dusaba mama wadusengeye wadushyize imbere y'Imana agaruke aze hano njya dushyira imbere y'Imana dusabire umugisha kugira ngo abashyitsi baze kugera mu rugo amahoro cyangwa se undi waba ufite amavuta yegerano hafi adushyira imbere y'Imana kugira ngo tujye mu rugo amahoro kamwe ijambo umubyeyi adusenge adushyira imbere y'Imana icyubahiro ni icyawe Imana turaguhimbaje kuko uri umunyembaraga n'umunyamaboko turagushimye data kuko wagiriye neza ubugingo bwacu ukabana natwe muri ibi birori izina ryawe rihabwa icyubahiro tugitangira twari kumwe nawe dukomeje gusoza tukiri kumwe nawe komeza gushima no gushyirwa hejuru izina ryawe rihabwa icyubahiro nuko rero buri umwe wese agiye gutatanira tugiye gutatana mu mirongo itari imwe abaja hepfo abajyaruguru abatambika abahite hirya no hino twese ugendane natwe
kandi turagusabye kugira ngo urugo dushinzwe uyu munsi uzigaragaze nk'Imana kuri rwo, uziheshe icyubahiro kuri rwo, abana uzabakomeze, uzabe kubyara ahungu n'akobwa, kandi icyubahiro cyawe kizabe kuri bo. Ukuri nitwumva izina ryawe rihabwa icyubahiro ku bwabo, uzanezezwa n'urwo rukundo rwawe. Komeza kurwana natwe no kutugirira neza, ukomeze kudufasha no kutwitaho mu izina rya Yesu. Amen. Katugere mu rugo amahoro. Kaduherekeza abashyitsi, ndinjira umwanya n'uwawe rwose. ubukwe bwari bufunguye uzi ko bamusomeraga kuri salo w'ikanga arana imbere sinzi ikintu cyatihaba bamwagira bakabyibagirwa n'umugore we yari afite n'abahanga shaba baratetse noneho lisansi yari birakunaniraga bituruka kuki ni ubwoba buri cyangwa yari ari mu rukiko wasomye ubwo waraburanye urataha abantu bajya mu modoka z'abandi napfa kuzana kamuki kamerama waje muri tagisi waje muri iyi ari kuri moto modoka nziza cyane nyamahoro nagendamo iriya yari yuzuye ariko mwa bantu mwe tujye twemereye n'imodoka emo hano urankomye pe oya sigaho we nabivuga wikitubu narubonye iyi modoka iteye ubwoba agakirima noneho karimo no kunihumura nibyo bintu Mbega imodoka utazanye umubawunsa wenda n'abawunsa se mwari gukora bari kumuha amategeko n'amabwiriza oya reka nabo bahige ngo biki ntabwo se bawunsa iryo cumi rya nyamahoro ari twari biki ntabwo se n'indi ari kuba ari inzu nda yegora ako madamu biramunaniye gusubiramo anyway watwikaga amaje kuba umukotete wembewe ni uko ngo yabyikoresha akuratwika ariko bavuga biragoye ko wabona nyamahoro udatwika ariko ntabwo wadukoresheje ra oya ariko nzaza ejo rero turakora nyamahoro ndarahita ajya mu kwa buki ndahita mugiye muri hani muntu se n'umuntu izabera he ejo muzaba mukiri kubikurikirana ntabwo wabutse abantu babanaga mu gitondo muzinduke sha ureka ataniye n'imigeri ubu utari no gutandukanywa n'urupfu arakareka na mesaje reka reka baza mesaje ijemo ntabwo ibintu biba byoroshye habe na gatoya ariko ubukwe bugenze neza gahunda ikurikiyeho ni iyihe nyamahoro tugiye kurya ubwo duhurireyo rero imitwe y'ihene yanjye niba idahari hariyo n'ifi ifi irahari n'amabondo bayi Thank you.